Hello guys, yeah, this is Kevin Technician. Isomo ry'uyu munsi riraza ribigisha ukuntu ko ushobora rigiye kubigisha ukuntu ko ushobora gushyira password muri telefone yawe ariko ukajya uyishushanya itagaragara. Wenda urugero murabona ko gucya ibirimo kugaragara akantu kari kukwereka ahantu wagiye uca, ariko uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ko ushobora gushyira password muri telefone yawe ukajya uyishushanya itagaragara. Wenda reba urugero urabona ko iri kugaragara, ariko uyu munsi isomo ry'uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ko ushobora gushyiramo password yawe ya patana ukajya uyandika itagaragara. Bikorwa bite rero? Uraza ukajya muri setting yawe ugakanda kuri setting ukagumizaho, wamara kugumizaho ugahita ukanda hano handitse ngo app info, aka kantu ka kabiri aka, wamara kugakanda ugahita uza ugakanda hano handitse ngo force stop, wamara kugakanda ukemeza kuri OK, wamara kuhemeza ukaza nk'ibisanzwe ugasubira muri setting yawe, wamara kugera kuri setting yawe ukazamuka ukajya ahantu handitse security hamwe bashyiriramo password, wamara kugera kuri security ugahita ujya kuri aka kantu kaka setting aka ngaka ukagakandaho, wamara kugakandaho ngo make pattern visible, ngo reka password nyishushanya iri kugaragara. Murabona ko gacanye, wowe ugahita ugafunga. Kuba ugafunze kavuze ngo password yanjye nzajya nyishyiramo itagaragara. Reka turebe koko nimba ari byo. Murabona ko password yanjye ndimo kuyishushanya itagaragara kandi nibyo nashakaga. Murabona ko aho nacisha hose ntago password iba iri kugaragara. Murabona ko password yanjye ntago iba iri kugaragara, iba ifite ubwirinzi. So guys, rero thank you for watching my video. You remember to subscribe on Kevin Technician.